ruhago izasaza abantu benshi baba bahuruye, baba baturutse impande n'impande, bamwe baturuka epfo bazamuka imisozi, abandi bamanuka imisozi, abandi baturuka hirya no hino. Ni ukuri ahantu ruhago yabereye ntihajya hayobekana, urujya n'uruza rw'abantu ruba ruhari, umuvundo w'abantu benshi uba uhari, aho nk'uko bigaragara kuri sikirini yawe. Ni nyuma y'umukino wahuzaga amakipe y'ubugari, ariko wagira ngo ni Man U na Man City zakinye. Ikaze ku Ishaba TV, muri kumwe n'abambata wacu Inana y'Inyagahwa. Nabonaga ibintu binyomoye, nabonaga ibintu biryoheye amaso, nabonaga abantu bishimye benshi cyane, nabonaga abantu bameze neza, akanyamuneza ku maso y'abantu kari kose. Nanjye nk'ijisho ry'umunyamakuru wa siporo hano ku Ishaba TV, ndetse nkaba nsanzwe ndi n'umutoza, nabibonye niko kwegera iyi mbaga nyamwinshi y'abantu yari yishimye ifite akanyamuneza. Negera imbere ho gato, negera imbaga y'abantu yari ihari inezerewe yishimye, akanyamuneza ari kose. Nimbaza ibyabaye, gusa nasaga na wa muntu wavuze ni urabaza nkana, urabaza amenyo y'inkoko ureba umuntu wayo. Ibintu byari bimeze neza, gusa icyo nashaka kumenya niba ari Real Madrid yari yaje gukinira ahantu, niba ari Paris Saint-Germain yamanutse, niba ari Gikundiro Murera yari yamanutse, niba ari APR Club Jet yari yamanutse, kuko njye byari byanangaje kuko nabanje kugira ngo nayo makipe akomeye cyane y'ibikomerezwa yamanutse aha hantu. Umufana yari mwinshi rwose biragaragara, wibazaga ni esi ni stade, reba ivumbi ukuntu ryazamukaga. Ibintu byari bimeze neza, ibintu byari binyomoye hano kuri stade. Nanjye ni nayo makipe yakinaga, ese ni irihe rushanwa? Gusa naje gusanga ibintu bimeze neza. Iri ni irushanwa Akagera gategura, kakaritegurira ubugari bwose bwo mu mirenge ifata kuri kano Kagera. Ni ukuvuga ngo bagenda bakuranwamo kugeza ku mukino wa nyuma ikipe izatwara igikombe ikacyegukana. Ni imirenge igera kuri 4 ifata kuri iyi pariki y'Akagera. Harimo umurenge wa Ndego, harimo umurenge wa Mwiri, harimo umurenge wa Murundi, harimo umurenge wa Rwinkwavu, hakiyongeraho imirenge ibarizwa mu karere ka Nyagatare, kuko iyo yose nari maze kubwira ni imirenge dusanga mu karere ka Kayonza. Ishaba TV aha twari mu karere ka Kayonza, umurenge wa Ndego, mu kagari ka Sangano, ahaberaga umukino wahuzaga akagari ka Sangano ndetse n'akagari ka Karambe. Ibintu byari bimeze neza, wabonaga ari ibintu binyomoye cyane. Amaso y'abantu niyahumbyaga kubera ubuyohe n'ubunurire n'ubunuzi n'isukari n'ubuki byari biri muri uyu mukino. Urabona abantu bari bazanye abana babo aho rwose muri screen yawe, urababona bari banezerewe, abantu bari bishimye. Nta wavaga mu rugo ari wenyine, kubera yuko buri wese yarazi ubukomere, uburyohe, ubunurire buba muri iyi mikino, kubera yuko ari imikino ngarukamwaka. Ni ukuvuga ngo yazanaga abana, umugore ndetse n'abaturanyi, muze mujye kwirebera umukino, muze mujye kwirebera uburyohe bwa ruhago. Gusa ngiye cyo nabashije kubona mwishije ry'umunyamakuru, nabashije kubona ko igihugu cy'u Rwanda dufite impano zirahari, zirahari kandi mu bakiri bato. Nabonye umukino mwiza, nabonye ibintu bimeze neza cyane, nari nishimye, nari meze neza. Nabonye abana bazi guconga umupira, nabonye abana bazi kudiribura, nabonye abana bazi gutsinda ibitego, nabonye abana bakiri bato kandi bazi football pe. Gusa reka ngire comment nangaho, iri nabonye ari irushanwa rishobora gutuma abana batinyuka, iri ni irushanwa rishobora gufasha abana, iri ni irushanwa ryagaragaza abana cyangwa se rikagaragaza neza abana bo hejuru. Iri ni irushanwa rishobora gutuma umwana yigirira icyizere, aya marushanwa ashobora gutuma abana bagira imikino myinshi mu mubiri yabo bagakomera. Amarushanwa ashobora kugaragaza umwana akaba yayavamo ajya gukina icyiciro cya 2 cyangwa cya 3. Nababonye harimo n'abana n'abashobora gukina n'icyiciro cya mbere rwose. Uretse ko nibura iri rushanwa iyo abatwagiraga ubundi amahirwe mu burere bwose bugize igihugu, hakaboneka amarushanwa nk'aya ngaya ahuza ubugari akomeye gutya, afite icyo avuze. Ni ukuvuga ngo ejo hazaza ntabwo twaba tugifite ikibazo rwose cy'abakinnyi ejo hazaza.
hazaza h'u Rwanda haba hameze neza, kubera yuko nabonye aya marushanwa akomeye, nabonye aya marushanwa abana bigaragaza, nabonye aya marushanwa harimo abana bafite impano. Ni ukuvuga ngo rero yakabaye ari amarushanwa agaragaza abana nibura bakava muri aya marushanwa bajya gukina icyiciro cya gatatu, bakava mu cya gatatu bazamuka mu cya kabiri, cyangwa se akava muri iri rushanwa ajya guhita akina icyiciro cya kangahe, cya kabiri hano mu Rwanda. Ibyo nabyo birashoboka. Ejo bundi ngira ngo hari mwumvisha umukinnyi wavuye mu murenge Kagame Cup wakinaga aya marushanwa y'Imirenge Kagame Cup, Rayon Sport n'ibindi kumwambagiza kumvikana na Rayon Sport biruse hano kandi umukino kavana gazamuka mu cyiciro cya kabiri. Aya marushanwa ni meza nakunze, iyaba nubwo twagiraga amahirwe hano mu Rwanda buri karere kaba gafite amarushanwa nk'aya ngaya. Reka turebe byanze uyu mukino watangiranye n'ishyaka ryinshi cyane hagati y'amakipe yombi, haba ikipe y'akagari ka Karambi, haba ikipe y'akagari ka Sangano. Abakinnyi bari bafite ishyaka ryinshi cyane. Iyi rero yari imeze nka derby wa Rayon Sport ndetse na APR Club Giants zakinaga. Byaje gutangira ubona ko ibintu bimeze neza, bigezemo hagati ku munota wa 7 gutyo ikipe y'akagari k'Isangano iza gutsinda ikipe y'akagari ka Karambi igitego kimwe. Ariko guhera kuri uwo munota ikipe y'akagari ka Karambi yatatse bishoboka, iragenda ikambika imbere y'izamu ry'akagari ka Sangano, ihaga ikipe irayihaga kugeza ubwo umusore ukiri muto w'imyaka 16 17 aho ngaho gutyo rwose witwa Jackson yafashe umupira yigirira icyizere. Ngiye byananyemeje byananshimishije, umwana ufite imyaka 17 gutyo gufata umupira akigira icyizere, akerimina umukinnyi wa mbere, akerimina umukinnyi wa kabiri, akerimina umukinnyi wa gatatu, agatera ishoti rinini cyane riremereye, agatsinda igitego, aza kwishyura igitego, biba 1-1. Hanyuma rero umukino wakomeje kugira cyangwa se kugaragaramo ishaka. Igice cya mbere cyangwa 1-1, igice cya kabiri kiratangira, umukino ukomeza kugaragaramo ishaka hagati y'amakipe yombi, ariko biza kurangira ikipe y'akagari ka Sangano itsinze igitego cya kabiri. Umukino warangiye warangira ibitego 2 by'akagari ka Sangano ku kimwe cy'akagari ka Karambi. Ubwo akagari ka Sangano niko kakomeje kazahura n'ikipe izarokoka ku munsi wo kuwa gatatu. Hanyuma rero nyuma y'umukino byaraje umukino w'amahoro n'umupira Akagera yari yatanze imipira ku makipe yombi yari yitabiriye, nubwo wari umukino wa mbere rwose w'ijonjora, ariko Parike y'Akagera nyishimire cyane kuba rwose yatekereje igikorwa cyase yarashize igikorwa nk'iki ngiki, yahise inatanga imipira kuri buno bugari, buri kagari gahabwa umupira umwe kuri umwe. Ciao turabashimiye. Hano ni Kwishaba TV, mwari kumwe n'abambata wacu Inana y'Inyaga Hwaisi. Turabakunda cyane. Niba utarakora subscribe, kora subscribe rwose, ni inkunga ikomeye. Jya uduha ibitekerezo, comment zawe zirakenewe. Turabakunda cyane, kora subscribe kuko gutanga nibikeneye.